Ndabasuhuje kandi mbaha ikaze kuri Ndabaga TV. Uyu ni umunsi w'ikiganiro kidasanzwe aho tujye kuganira ku bumuntu. Ni ikiganiro kizajya kinyuraho rimwe na rimwe. Ikiganiro nise uruhare rwacu mu kubakana. Bivuze ngo njye mfite uruhare n'inshingano zo kubaka, nawe ukagira uruhare n'inshingano zo kunyubaka. Akaba ariyo mpamvu nakise ubumuntu, kuko muri filozofi y'ubuntu ivuga ngo ndiho kuko nawe uriho. Mbere yo gutangira ikiganiro reka ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kuzogera, kuri like, share, kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. mbibutsa ko mushobora kunyandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Nkuko bisanzwe ngewe rero ndi Constance Mutima ukeye, nkaba nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Mbere yo gutangira reka mbibutse ko ejo bundi ku itariki ya 25 Mata uyu mwaka wa 2021 saa 12 z'i Kigali tuzongera tugahurira mu kiganiro ribaruwa riraye, aho tuzibuka inzirakarengane zose zazize amahano yabwiriye u Rwanda. Reka mpite mbashyiraho ubutumire tugiye kumva mu majwi ya mugenzi wanjye Mireye Abewe Kagabo. Ribara wariraye murahabaye, ntimuzacikwe n'ikiganiro live kizaba ku itariki 25 Mata kuri YouTube channel Umutware saa 12 z'umugoroba zo mu Rwanda. Kizito yagize ati amateka nubwo yaba ari mabi tuzayavuga uko yabaye, amateka nubwo yaba ababaje tuzavuga amazina yayo. Amateka y'u Rwanda twese turayasangiye. Ukwezi kwa kane gufite umwihariko mu mateka y'u Rwanda kuko ariho hatangiye bumwe mu bwicanyi ndengakamere bwakwiriye igihugu cyose. Ni muri urwo rwego twabateguriye ikiganiro ribaruwa riraye kugira ngo dufatanye n'abanyarwanda mu Rwanda no mu bice byose by'isi kwibuka ibihe bikomeye bya jenoside n'ubundi bwicanyi bwabaye mu Rwanda no mu bihugu duturanye. Kizito Mihigo yarongeye ati nta rupfu rwiza rubaho. Niyo mpamvu mu kiganiro cyacu tuzafatanya kwibuka inzirakarengane zose zaguye mu mahano yose yagwiriye u Rwanda ndetse n'ubwicanyi guverinoma y'u Rwanda itifuza ko twavugaho. Tuzibuka abacu bose bishwe bazira ubwoko bwabo, tugira tuti ndibuka, mfite uburenganzira bwo kwibuka, mfite n'inshingano zo kuvuga amateka. Ibuka nanjye nibuke. Gahunda ni ku cyumweru tariki 25 Mata saa 12 za Kigali kuri YouTube channel Umutware. Muzaze dufatanye kwibuka, twibuke, kwiyubaka ndetse dutegura u Rwanda rwiza rw'ejo hazaza. Nkuko mubyiyumviye, gahunda nejo bundi ku cyumweru saa 12 z'i Kigali kuri chaîne YouTube Umutware TV. Ngewe icyo nakongeraho, murabizi ko ngewe ndi intumwa ya Kizito Mihigo, intumwa ya Gerard Nyamugabo. Nkaba navuga ko ngiye gufata umwanya kugira ngo mvuge imwe mu myumvirire yabo bombi. Niyo mugabo yumvaga ko tugomba no kwegera uwishe. Kubera iki? Kuko iyo umuntu yishe undi muntu nawe ubwe ku giti cye aba yapfuye ahagaze. Akaba ariyo mpamvu umuryango nyarwanda iyo umuntu yishe undi muntu tuba dutakaje abantu babiri, uwishwe n'uwishe. Kuri iyo myumvire reka nongereho ya Kizito Mihigo wavugaga ati abantu kuri iyi si twaremwe mu ishusho ry'Imana, gutyo turi utumana ku isi. Bivuze ngo iyo umaze kubona mugenzi wawe nk'akamana, nawe ukibonamo nk'akamana, ibyawe batandukanyije byose uba wihanaguye, kuko uko ukunda Imana niko uzakunda akamana gato, niko uzakunda Imana ikubamo, ni nako uzakunda Imana iba muri mugenzi wawe. Nkavuga ni tuzirikana no kuzegera abishe, tubegerane bwa butabera bwa gisanura buvuga ati tugomba kubegerana ubumuntu, tugashyiraho ibihano birimo ubumuntu. Niyo mpamvu ndashaka kubyongeraho uyu munsi insanganyamatsiko ni ubumuntu, nkagira ngo buzaze no mu butabera. Mu kiganiro cyacu kitwa ubumuntu tugiye kwifashisha indirimbo ya Kizito Mihigo yitwa La Miséricorde. Reka nyibashyiriremo. Il y a des fois où je me sens comme une larme
Il y a des fois où je me sens comme un sourire. Il y a des fois où je sens que j'ai été créé pour exprimer ce que vit l'homme de Dieu. Nkuko mwabyumvise muri iyo ndirimbo Kizito Mihigo aragira ati hari igihe numva ameze nk'irira, hari igihe numva ameze nk'inseko, hari igihe numva nararemewe kuvuga ibiba mu muntu waremwe n'Imana. Akomeza agira ati njyewe nk'umunyabyaha niki naha isi yose ikeneye amahoro, njyewe nk'umunyabyaha niki naha iyi si yose ikeneye urukundo. Kizito Mihigo yari yarasesenguye asanga isi yacu ikeneye amahoro, isi yacu ikeneye urukundo. Mu ndirimbo yakomeje aravuga ati narashishoje nsanga inzira y'urukundo ariyo nzira nyakuri. Rero nanjye nkunze kwibaza niki cyatumye umunyarwanda ahaguruka kumva ko yakwica undi munyarwanda, bikajya buri gihe bibaho no kuri uyu munsi umunyarwanda akaba ahaguruka akica undi munyarwanda, twebwe tugatabaza, abandi bakarira, abandi bakumva ko ari politike, gutyo bikaba uruhererekane rw'abantu bicwa n'abandi banyarwanda. Dushobora kubyitirira ubutegetsi buriho, ariko nanone dushobora kwibaza kuki ari mu Rwanda honyine tugira ubwo butegetsi. Aho twebwe nk'abantu ntitwaba dufite uruhare mu biba mu gihugu cyacu. Nasomye ibitabo byinshi cyane cyane ibitabo bivuga kuri jenoside, rimwe na rimwe ibitabo biha ijambo abantu baba baragize uruhare muri jenoside, cyangwa ibitabo by'abantu bahoze bari muri FPR bakaba baragize uruhare mu bwicanyi bwabaye. Ikintu cyanangaje mu gitabo kimwe umuntu wishe aravuga ati iyo nza kuba narigishijwe uburenganzira bwanjye, iyo nza kuba narigishijwe uburenganzira bw'abandi bantu, njyewe ntabwo nari kwica. Ayo ngayo yari amagambo y'umuntu wishe mu nterahamwe. Noneho reka mbabwire ayandi magambo y'umuntu wishe mu Nkotanyi, nawe icyo yavugaga. Ni umuntu wari umaze kugira uruhinja, umwana w'umukobwa, avuga ati dore umurage nakwifuza gusigira umwana wanjye. Ndifuza ko umwana wanjye azamenya isi itandukanye niyo njyewe namenye, afite inshingano zo kuzareba undi muntu nk'impano y'Imana, afite inshingano zo kuzaharanira uburenganzira bw'abandi bantu nk'uko nawe ubwe yazakwifuza ko abandi baharanira uburenganzira bwe. Nk'uko mwabyumvise abo bombi bafite ibintu bibiri bahuriyeho, kuba baragize uruhare mu kwica abanyarwanda. Umwe akabikora yambaye umwambaro w'interahamwe, undi akabikora yambaye umwambaro w'Inkotanyi. Ariko abo bombi icy'ingenzi bahuriyeho ni ugutangira kumva ko buri muntu afite uburenganzira ku isi. Noneho by'akarusho haruvuga ati umwana wanjye akwiye kuzajya abona undi muntu nk'impano y'Imana, gutyo agaharanira uburenganzira bwe nk'uko nawe ubwe azifuza ko abandi baharanira uburenganzira bwe. Ahangaha reka tujye twibuka itegeko rikomeye ry'Imana, uzakunde Imana kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iyo bivuze ngo iyo umuntu akunda mugenzi we nk'uko yikunda, aba yifuza ko ibyamubaho cyangwa ibyaba kuri mugenzi we ari byo nawe byamubaho. Urwo ngurwo nirwo rukundo bamwe dukunze kwita urukundo rwa nyarwo, ariko bishobora kuba birimo n'uruntu rwacu nk'abantu bari kuri iyi si, kuko urukundo rw'Imana rwo rurakabije, kuko Imana ngiye kubabwira nyemera ko ari nyir'urukundo, nyir'impuhwe, nyir'imbabazi. Je suis du Rwanda, mais je suis pour le monde. Je viens du Rwanda et je vais vers la vie. Je suis un homme, mais je marche vers Dieu. Amen. Pour moi, l'amour est le chemin le plus sûr. Reka tujye tujya ku ngingo ya kabiri, amahoro. Amahoro rero ni iki? Amahoro ni ugutuza
gutuza ku mutima, gutuza, gutekana. Burya umuntu utekanye aba atagishoboye kujya mu bintu bibi kuko aba yumva afitiye icyizere Imana, gutyo nawe akigirira icyizere. Umuntu utuje ufite n'urukundo ntabwo yarebera mugenzi we arimo aragirirwa akarengane, nta nubwo nawe ku giti cye yakora akarengane, kabone n'ubwo yagakora ashobora gusubira inyuma uko yaba yibutse rwa rukundo rwa mugenzi wacu akisubiraho. Igice cya mbere cy'amahoro yari amahoro ya buri muntu ku giti cye, amahoro ku mutima, kwiga gutuza, kugira umutima utekanye. Haba hari ikintu kitagenda ugafata umwanya wo kwicara, kwisuzuma, kwiyumva, ukaba wanakwegera iyo bishobotse wo mufitanye amakimbirane kugira ngo byibuze mwemeranye ko nayo makimbirane ahari, ariko buri wese akomeze ubuzima bwe mutabangamirana, cyangwa by'akarusho mushobora no kwiyunga, kuko iyo utangiye kubona mugenzi wawe nk'Imana cyangwa akamana, nawe ubwawe ukibona nk'Imana cyangwa akamana, uhita wumva ko mugenzi wawe mufite inshingano zo kuba bamwe, kuko Imana yabaremye mu ishusho ryayo, yabaremye muri umwe. Rero ko abantu batakugirana ngo biyunge ni ukubaka icyobo hagati ya buri muntu nawe, cyangwa hagati y'umuntu n'Imana imubamo. Reka dute tureba amahoro ku rwego rw'igihugu, turifashisha Nelson Mandela wahembewe amahoro, akaba yarakoze ibikorwa bikomeye muri Afurika y'Epfo. Nelson Mandela yagize ati, niba ushaka gukora amahoro n'umwanzi wawe, mwegere mutangire gukorana ibikorwa, kuko icyo gihe aba atakiri umwanzi wawe, ahubwo aba abaye umfatanyabikorwa. Ibyo biratwereka ko ari ya nzira u Rwanda rukeneye kuzanyuramo kugira ngo rwubake amahoro, ko bizanyura mu biganiro by'abumva ari abakunzi b'igihugu bakabona abandi nk'abanzi b'igihugu. Yongeye kuvuga ku mahoro, Nelson Mandela yagize ati, amahoro si ukuba nta ntambara ihari, amahoro ni ukubaka ahantu abantu bose baba cyangwa abantu bose bavuka, hatitawe ku ibara ry'uruhu rwabo, ku bwoko babamo, amadini babamo, igitsina cyabo, cyangwa ayandi matsinda yose washyiramo abantu kugira ngo ubatandukanye. Mu by'ukuri murumva ko mu Rwanda dufite urugendo mbere na mbere y'uko abumva ko ari abakunzi b'igihugu bagomba kwegera abo babona ko ari abanzi b'igihugu, bakaganira, bagatangira kubakana igihugu kugira ngo icyo kintu kibahuze, noneho bakubaka ahantu abantu bose bazaba, haba ibigarasha, abatutsi, abahutu, abatwa, abasajya, abasope, ababurabwoko, abahutsi, cyangwa n'abatiyumva muri ayo moko. Abantu bose bakagira uburenganzira bumwe, noneho na buri muntu ku giti cye akiga guharanira uburenganzira bwa mugenzi we, by'akarusho abemera Imana, tukajya tubona bagenzi bacu nk'impano twahawe n'Imana, kandi tukababonamo nk'Imana kugira ngo twumve ko ibyaba bidutandukanyije byose bidashobora kuvanamo wa mwuka w'Imana utubamo utugira umuntu umwe. Iki cyari ikiganiro cy'ubumuntu, aho dufite inshingano zo kubakana. Njyewe ndiho kuko wowe uriho. Reka nongere mbibutse gukora subscribe, like no gusangiza abandi ikiganiro niba mwagikunze. Ku cyumweru rero turi kumwe, ni saa 12 z'i Kigali. Chaîne YouTube ni Umutware TV. Ikiganiro ni Ribaruwa Riraye, aho tuzibuka inzirakarengane zose. Nge twari kumwe, ndi Constance Mutimukeye. Mushobora kunyandikira kuri adresse email byageze-kwandabagalobazi@gmail.com. Reka mbifurize kugira umunsi mwiza. Reka nsabe ko Imana y'u Rwanda yababa hafi, kandi babwira ngo ibiganiro, amakuru kuri Ndabaga TV nakagaruka. Ubwo rero naho ubutaha, mugira umunsi mwiza. J'appelle le Rwanda à être la lumière. J'appelle
Rwanda à être l'espérance. J'appelle le Rwanda à vivre la vie de Dieu, en pardonnant comme notre Dieu pardonne.